ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana yuko ari Imana nziza ku buzima bwacu. Reka dushimire Imana ko yaduhaye ubuzima, yabuguhaye nanjye irabumpa. Bene data, icy'agaciro ufite si amafaranga, icy'agaciro ufite si imitungo n'ibindi, icy'agaciro ufite ni ubuzima. Ndabizi ko hari ibyo ukenera muri ubwo buzima, ariko iguha ubuzima ntabwo izakwimya ibyo ukenera mu buzima. Reka mbisubiremo, ndabizi ko hari ibyo ukeneye, nanjye hari ibyo nkeneye, ariko reka mbibutse ko iduhaye ubuzima ntabwo izatwimya ibyo dukenera mu buzima. Rero nuzajya wibuka kuri muzima, ujye ushimira Imana. Ntabwo umeze nk'uryamye CHK, ntabwo umeze nk'uryamye Faisal, ntabwo umeze nk'uryamye mu bitaro ibyo ari byo byose biri mu gihugu ndetse n'ibiri hanze. Ntabwo umeze hari ubuzima abantu babayemo ntabagitekereza ibyo ngibyo uri gutekereza, akumva ageze aho yiyanze, aho urababazwa n'umubiri, akumva gupfa bimurutiye kubaho. Reka nkwinginge mu mbabazi z'Imana, nuzajya ubona uramutse ari amahoro, ujye uvuga ngo igitangaza cya mbere ndakibonye, igitangaza cya mbere Imana irakinkore, impaye kuramuka ndi amahoro, ishimwe, igitangaza cya mbere kirabaye. Kuko hari abaryamye ntibakanguka. Nubona wiriwe mu kazi cyangwa mu bindi ugataha, ujye umenya ngo igitangaza cya kabiri kirabaye. Umunsi urarangiye ndi muzima, umenye ko hari abatawurangije. Ejo hari abavandimwe nari natabaye bagize ibyago, n'umushumba w'inshuti yanjye bapfushe murumuna wabo. Twari twagiye kumutabara duherekeza uwo muvandimwe. Duhuriyeyo n'umumama dusengana, harambwira ati hari umumama ejo bundi twakiriye mu itorero, umugabo we yapfuye mu gitondo bagiye ngo muri siporo. Murabizi ko ejo hari siporo, afite indi kipe cyangwa abandi bantu bakorana siporo, ngo bari bafite ahantu bagenda bagaparika imodoka bakazamuka umusozi bagakora siporo. Niwe wari wagiye batwaye, baragenda ngo batangira umusozi, bageze hagati ngo yumva ikintu kimufashemo ahangaha, hatari ko numva ikintu kimfasha ahangaha. Bicara ngo iminota 30, ati nubwo bitarasha neza reka dukomeze tugende. Ngo bageze hejuru atari ko numva byanze, arababwira ati mwe nimukomeze mugende, reka subira inyuma mbe njyamye mu modoka, muragaruka munsange dutaye ko nge ndumva mu biruta ameze neza. Abandi barakomeza umusozi baraterera, nawe asubira mu modoka, akingura imodoka ngo aryame inyuma mu modoka. Baragenda bagera aho bagiraga, barakata baragaruka. Bagarutse basanze umuntu aryamye mu modoka, bahamagaye wapi, bakingura imodoka bakoze ku muntu wapi, bahamagara ubutabazi, bagiye kura basanga umuntu yamaze kurangira. Umuntu wabyutse ajya muri siporo yari muzima, nta kibazo yari afite, yari yaraye neza. Yavuye mu rugo, madamu bamusise mu rugo nkuko asanzwe ajya muri siporo akagaruka, yari afite ibindi yateganyije nyuma ya siporo. Yenda babona bari buvuye muri siporo bakajya gusangira, ariko yagiye muri siporo ntabwo agarutse. Kandi yaragiye gukora siporo kugira ngo arebe ko umubiri ukomeza kugira ubuzima. Nta kintu gituma dukora amasiporo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzima. Ariko umva agiye muri siporo apfuye adakoze na siporo. Uwari wagiye yitwaye, atwaye abagenzi be, agarutse bamutwaye ari umurambo. Wumve ko icyo ufite cy'agaciro ari ubuzima.
muma munteza amatwi mupapa umusore naye mu sinzi ibyo muri gucamo nanjye mfite ibyo ndi gucamo ariko kimwe mu bikomeye mfite ni ubuzima yampaye ubuzima ntizabura kumpa bizakenerwa mu buzima yemwe bene data abari hafi n'abari kure birashoboka ko hari n'abankurikiye bari kwa muganga barwaye bari kubabazwa n'umubiri nawe turagusengera ngo Imana iguhe ubuzima ariko ubwo ugihumeka ubwo umwuka utarashiramo birashoboka ko Imana yagukiza ukazatanga ubuhamya iyo umwuka w'Imana wagushizemo ntacyo abaganga bakora iyo aba hari icyashobokaga umuntu yakora uwavuye mu mwuka kongera agasubirana ubuzima bene da ntawe utajya akikora twajya tunafasha abo bantu kugira ariko se iyo umwuka warangiye biba byarangiye rero sinzi impamvu ntinze muri ibi ngibi ariko nagira ngo nkwibutse wowe ushobora kuba uri mu bihe bikugoye ukagira aho wiheba hari n'abajya biyahura ngo kubera ubuzima ndabizi ko pe hari ibintu umuntu ageramo yobo yabera ngo nigira imbere sinyibona inyuma nkayibura iburyo n'ibumoso uranyisha kugira ngo nayibona abango ariko izi nzira nyuramo bene da icyagaciro ufite si amashuri icyagaciro ufite si imitungo icyagaciro ufite ni ubuzima n'uwo mwuka uhumeka impamvu tukubaha impamvu tuguha agaciro ni uko ugihumeka iyo washizemo umwuka ntabwo urarana n'abawe mu nzu ushyirwa ahabugenewe ntabwo tukubahira ko ufite amafaranga nayo ni meza agaciro tuguha nuko uhumeka none ko iyo umuntu yapfuye amafaranga aba agihari kuki tudakomeza kumuha agaciro nk'ako twamuhaga nuko umubiri we ubuzima bwe buba bwarangiye reka mbibutse ko icyo agaciro rero ari umwuka duhumeka none nibaza niba icyo agaciro ikiduhesha agaciro ari umwuka duhumeka wayi dukwiye guha agaciro cyane dukwiye kubaha cyane dukwiye kwizera cyane dukwiye gukorera cyane utuma duhabwa agaciro utuma duhabwa agaciro ni Imana iduha umwuka duhumeka ibintu ntibikagutere kwishyira hejuru ntibikagutere igitangaza ni Kristo uduha kubaho ibindi byose nibidufasha muri buno buzima ariko nasanze igikomeye ni ukubuhumeka ugihumeka birashoboka ugihumeka uri umukandida wo gutabarwa ngihumeka inzu nzayibona ngihumeka nzatunga amamodoka ngihumeka indege nzazurira ngihumeka nzaba muri bwa buzima Imana yambwe ariko nuko ngihumeka avuze ngo ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi bayo niyo mpamvu tujye dukora neza tujye dukora ibyiza wishima ukiriho wubahisha Imana yawe ukiriho ugirira abantu neza ukiriho reka mbibutse yuko iyo umuntu yatashe ari abamaze gutaha natwe tuzataha mu kumuherekeza ntibajye bavuga imitungo yari afite ntibavuga amazu yari afite ntibavuga amamodoka yari atunze ntibavuga amadiporome afite ibyo ntibajye babivuga uzi icyo bavuga bavuga imirimo myiza yakoze abo yagaburiye abo yishyuriye amazu abo yahereye abana abo yishyuriye amashuri y'abana iyo niyo mirimo bavuga niyimuherekeza bene da duharanire gukora ibyiza tukiriho duharanire gukora ibyiza tugihumeka iyo niyo mirimo izatuvuganira imbere niyo izaduherekeza kandi isigare yibukwa n'abo twasize kandi hari abantu bazagirirwa neza n'iyo mirimo twakoze Imana ibaha umugisha Imana ibagire neza sinzi impamvu byose bije sicyo nagambiriye sicyo umwuka yenda yampaye kubabwira ariko ibyo nabyo biraje kugira ngo wongere wibuke yuko ibyo uri gucamo igikomeye no kugihumeka iguhaye guhumeka rero izaguha n'ibindi Imana ibaha umugisha hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye ngiye kubaha rwose kandi ibi mbivuze kugira ngo uze kumenye neza yuko nubwo uri guca muri ibyo ngibyo hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe haleluya hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 19 haravuga ngo Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'abayuda 21 nuko abatambyi bakuru b'abayuda babwira Pilato bati niwandikaho ngo umwami w'abayuda ahubwo wandikeho uti Yesu umwami w'abayuda Pilato arabasubiza ati cyo nanditse nacyanditse haleluya ngufitiye ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye
ibyo byose navuze kwari kugira ngo nze kugera kuri iri jambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Haleluya, haleluya. Nijoro narose inzozi mbona abantu bari mu rugamba, mbona abantu bari nimvuga intambara ni zimwe turwana mu isi y'umwuka, ni bya bigeragezo. Mbona abantu benshi ngo bacitse intege, abantu bamwe bari kuvuga ngo dore aho twarwaniye turarushye. Nabonaga abantu benshi baciwe intege n'intambara bari barimo barwana. Uburyo bavuze ati imbaraga zimaze gushira, dore igihe twarwaniye. Hari igihe umuntu aba mu bigeragezo akagera ku rwego bati bino bizarangira ryari, akagera nawe avuga tubanza nta n'iby'Imana yavuze abahanuzi barambeshe, agatangira gushyira amakosa ku bamuhanuriye. Ariko reka nkubwire ukuri, birashoboka ko hari umwe cyangwa ari babiri Imana yantumyeho, ariko yakuntumye arambwira ngo nze nkubwire ngo nubwo uri guca muri ibyo bihe, nubwo uri kugeragezwa, nubwo wari ucitse intege, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Haleluya. Hari ikintu yanyanditseho, hari ikintu yakwanditseho isi itarakumenya. Dorefo isi itarakumenya, abantu batarakumenya, ababyeyi batarakubyara, so na nyoko batarashakana. Hari ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe. Yabwiye ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Hari impamvu Imana yakumenye kera, hari icyatumye ikumenya, hari icyo yakumenye. Rimwe na rimwe hari igihe bamwe twagiye tubaho kubera impanuka z'abatubyaye, ugasanga uvutse ababyeyi batabiteguye. Ariko ndashimira Imana, niba waranavutse bitari byateguwe n'abakubyaye, ntabwo uri impanuka imbere y'Imana. Cyabikoze waba uri impanuka ku bakubyaye, ariko nta muntu wabayeho kubera impanuka imbere y'Imana. Abari byo bavuga ngo isi itarabaho twe twari turi mu bitekerezo by'Imana, ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari idufite, ntabwo uri inzaduka, ntabwo uri inzaduka, ntabwo uri ikimanuka, ntabwo wabayeho mu buryo butunguranye, wari uri mu mugambi. Iyo utaza kuba mu mugambi Imana uba ukiriho. Ikimenyetso cy'uko uri mu mugambi Imana ni uko ukiriho. Nta muntu ubayeho kubera undi, tubayeho kubera umugambi w'Imana. Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Beneda iyaba atariyo hacu haba hari bagiranye. Dawidi yavuze ngo iyaba Uwiteka atariwe wari mu ruhande rwacu, ubwo abesha baduhagurukiraga baba baratumize ngo ngo izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana yambwiye ngo nze babwire ngo ibyo muri gucamo ntibikuraho icyo Imana yanditse. Amakuba n'ibyago ntabwo bikuraho Erodas Foladra, ntabwo bikuraho icyo Imana yanditse. Hari icyo yakwanditseho, hari icyo yanyanditseho, kandi nta munyabwenge, nta muhanga, nta munyabushobozi ufite ubushobozi n'imbaraga byo gusiba icyo Imana yanditse. Cyabikoze icyo nemera kirageragezwa, ariko nta wagisiba. Ababyeyi bakubyaye ntibagisiba. Reka mbabwize ukuri, iyo abantu baza kuba bafite ubushobozi bwo gusiba icyo Imana yanditse, Yosefu ntabwo aba yarabaye minisitiri muri Egiputa. Kuko abavandimwe bagerageje gusiba birabananira, bamujugunya mu rwobo. Icyo Imana yanditse kirakomeza. Ajya gucuruzwa mu isoko, icyo Imana yanditse kirakomeza. Ajya muri gereza, icyo Imana yanditse kirakomeza. Abeshimwa n'umukapotifari, icyo Imana yanditse kirakomeza. Bagiye bagambirira kugisiba, ariko nabwiye ngo ntawe uzasiba icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, kuko icyo yanditse yaracyanditse. Nta munyamaboko, nta munyembaraga, nta munyabushobozi, nta muhanga oya ntawuhari wasiba icyo Imana yanditse ku buzima bwawe. Abakirwanya barahari, abagihiga barahari, ariko ntawe uzagikuraho. Aho Imana yagambiriye kugeza izahakugeza, aho yagambiriye kwicaza izahakwicaza, aho yagambiriye izahaguhagarika, kandi izahaguhagarika bayirwanyije bagihari, izahagutereka babyanze bagihari, izahakwicaza. Ndashimira Imana, ntabwo izagisohoza barapfuye, izagisohoza bakiriho, izagisohoza bagihari.
reka mbaha amakuru nanjye nayahawe n'umwuka w'Imana. Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Ndagira ngo ujye utuza umutima ubwire Satani ngo Satani we tuza urashaka gusiba ariko yanditse yaranditse. Rukaraza ngoma dufite ijambo ryahanuwe ni muri Petero, dufite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Tuzaba tugize neza nitugitaho ngo iryo jambo rijya rikesha ahantu hacuza umwijima. Rukaraza ngo kwa nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka mbabwire ukuri, icyo yanditse yaracanditse. Dola yaracanditse ku bana bawe, yaracanditse ku rugo rwawe, yaracanditse. Reka nongere mbibutse ko ntawe uzagisiba. Cyabikoze ni wewe wenyine ushobora kukiburizamo, ariko nta wundi uhari wo kuburizamo Imana. Babwira Pilato ngo ntiwandikeho ko ari umwami w'Abayuda, ahubwo wandikeho ngo yiyise umwami w'Abayuda. Arababwira ngo nimutuze, mwakererewe, iyo muza kuza ntarabikora byarangiye. Icyo nanditse nge nacyanditse. Niba umuntu ashobora kutivuguruza, Imana si izivuguruza. Nasobije abango ngo yarahiye kwera kwayo ntizabesha Dawidi. Birashoboka ko uyu munsi hari ibintu utegereje imyaka n'imyaka, niyo urebye ubona ko ibyo yakubwiye bidahari, ariko icyo yanditse yaracyanditse. Bamama we, icyo yanditse ku rugo rwa Dela, reka mbabwire ndashimira Imana. Iri jambo naritekereje numva izindi mbaraga. Menya ko nubwo hari ibyo ndi gucamo, ariko hari Imana yanditse. Menya ko nubwo hari ubwo ngeragezwa, ariko hari Imana yanditse. Ndababwiza ukuri, izagisohoreza mu maso y'abakirwanyije, izagisohoreza mu maso y'abagihize, izabikorera mu maso y'abatabyifuza. Yaravuze ngo ntiwareba ngo byarangiye, mubishaka mutabishaka, ni umwami w'Abayuda. Namaze kubyandika. Haleluya. Wagira ngo yareke ngo yiyise undi ati hoya nanditse narangije. Byarangiye. Hari ikisi yakwanditseho, ariko ntabwo gifite ubushobozi, ntabwo gifite uburemere buruta ubw'Imana yanditse. Hari igihe isi twandikaho, ariko mbibutse ikintu kimwe, hari igihe umuntu akwandikaho ejo hakaza undi ufite ubushobozi burenze ubwo wakanditseho, akaza agasiba ibyo yakwanditseho. Ariko hejuru y'ubushobozi bw'Imana nta bundi bushobozi buhari. Imana yanditse yaracyanditse. Hari ibyo abantu bakwanditseho, Imana yanditse n'igisohora kizasiba ibyo abantu banditse. Ariko Imana yakwanditseho nta wundi wasiba. Ariko ibyo abantu banditse Imana ijya ibisiba, ariko ibyo yanditse nta wabisiba. Umva ubutumwa nakuzane rero, abari hafi n'abari kure, abari kugeragezwa mu buryo butandukanye, abategereje amasezerano igihe kirekire, Imana yanditse yaracyanditse. Haruze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ahose niko harushya umutima. Aravuga ariko nyansaba Uwiteka natinde kunyumva, niko harushya umutima. Imana yanditse yaracyanditse. Ndashaka ko dusenga dushimira Imana. Icyo yanditse ku Bayuda ntawe ari kugikuraho. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi, kugira ngo mbare mu mutima byo muzaba. Kandi ibyo yibwira ntiyabivuze, ahubwo ni ibintu yanditse. Yo, haleluya. Imana ishimwe. Niba yaranyanditseho kugenda amahanga, nzayagenda. Nawe sinzi ibyo yakwanditseho. Niba yaranditseho gukomera, nzakomera. Ikintu cyose yanditse ku buzima bwanjye kizasohora. Icyo yanditse ku buzima bwanjye kizasohora. Nta mbaraga zihari. Niba yaravuze ko uzabyara, uzabyara. Yaravuze ko uzashaka, uzashaka. Yaravuze akazi, uzagakora. Umugisha yitanze umugisha ntiyongeraho mubabaro. Nakuzaniye ubutumwa, nagutumweho. Mumama, musore, mupapa, nagutumweho.
utuze umutima ubwire shitani ngo nibutse nibukijwe yuko Imana yanditse ku buzima bwanjye yacyanditse, kandi nta mukonikoni, nta mutwe, nta mbaraga yose igaragara n'itagaragara, izwi n'itazwi, nta mbaraga yose. Yaravuze ngo kugira ngo icyo navuze haveho inyuguti n'imwe isi n'ijuru byazingwa, ariko icyo navuze kigasohora. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, yewe kurowe nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibiri nzabicamo, ariko ibyo byose izabikora kugira ngo isohoze icyo yanditse ku buzima bwawe. Abisiraheli yari yaravuganye nabo, yaremeye irangiriza amagare ya Farawo mu nyanja, n'abari bayariho bose barangira kugira ngo icyo Imana yavuze gisohore. Reka nkubwize ukuri, icyo yategetse yaragitegetse, icyo yanditse yaracyanditse. Iyacyanditse rero ifite n'imbaraga, ifite n'amaboko. Ndakubwiza ukuri, uyu mwaka icyo yanditse ku buzima bwawe iragisohoza. Uyu mwaka icyo yanditse ku rugo rwawe iragisohoza. Icyo yanditse ku bana bawe iragisohoza. Icyo yanditse Pilato aravuga mwibagiwe, mwatinze, barakererewe. Icyo nanditse nacyanditse, ntabwo nakwivuguruza, sinajya gusiba, ntabwo oya, byarangiye. Icyo nanditse nacyanditse. Reka nkubwire, ntabwo Imana yakwanditseho uvutse, yakwanditseho utarabaho, kuko mbere y'uko ubaho wari uriho mu bitekerezo by'Imana. Batubonye tuvutse, iyo yatumenye tutaravuka. Muri iyo ngo ni Imana ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rikomeye. Bene data, nshuti bavandimwe, ndarimbazaniye ubutumwa buvuga ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Waba uri muri gereza, waba uri kwa muganga, aho waba uri hose mu bigeragezo waba uri gucamo, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe kizakubyutsa kuri ubwo buriri, kizagusohora aho hantu, kizasohora. Cyasohoye Yosefu mu nzu y'imbohe, cyakuye Morodekayi ku irembo ry'ibwami, cyagize Esiteri umwamikazi, cyagize Dawidi umwami. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nta muntu ufite wino, nta muntu ufite shifo, nta muntu ufite umuti, nta muntu ufite imbaraga wasiba icyo yanditse. Aho kugira ngo agisibe, Imana yamusiba. Aho kugira ngo akiburizemo, Imana yamuburizamo. Aho kugira ngo cyo gusohora, Imana yamwigizayo. Ndashaka ko dusenga tukabwira Imana ngo turagushimiye ko icyo wanditse ku buzima bwacu wacyanditse. Yaracyanditse, Imana yaracyanditse, kandi ugiye gutungura ibihe, ugiye gutungura iminsi, ugiye gutungurana muri uyu mwaka, muri ukwezi ugiye gutungurana, muri aya matariki ugiye gutungurana, ugiye gutungura abakuzi, naho bwawe uzatungurwa n'ibibaye. Kubera iki? Ije gusohoza icyo yanditse. Imana ishimwe. Bagiye kubona mu bundi buzima winjiye mu cy'Imana yanditse. Mu nkundire dusenge tubwire Imana ngo turagushimiye ko icyo wanditse ku buzima bwacu wacyanditse. Nta yindi Imana ihwanye nawe, ntayiriho, ntayizaboneka. Reka tugushimire ko icyo wanditse ku buzima bw'ababyeyi waracyanditse, icyo wanditse ku bapapa waracyanditse, icyo wanditse ku basore n'abakobwa waracyanditse, icyo wanditse ku gihugu cyacu cy'u Rwanda waracyanditse. Nta munyabwenge, nta muntu wese wasiba icyo wanditse ku gihugu cyacu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo urebye amahanga uyabona nk'igitonyanga mu nyanja. Icyo wanditse ku gihugu cyacu uzagisohoza, kuko uri Imana irindi ijambo yavuze kugira ngo risohoze. Umugisha ubwoko bwawe, kandi uyu mwaka ubu mwaka w'ubuhamya bushya, aya mezi atubere amezi yo gusohorezwa icyo wanditse ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.